Imana mureke tanze dusenge muri gushimye taguraje zibane natwe tugiye kwiga ijambo ryawe mu izina rya Yesu amen. Amena. Ugiye kutubwira ibyo Imana yaremye ku munsi wa gatandatu. Itangiriro igice cya mbere umurongo wa 24 kugeza 31. Imana iravuga iti siza n'ibifite ubugingo abatungo n'ibiguruka uko amoko yabyo ari, inyamaswa zo mu isi uko amoko yazo ari biba bityo. Imana mu nyamaswa zo mu isi uko amoko yazo ari n'abatungo uko amoko yabyo ari n'ibintu byose uko amoko yabyo ari. Imana ibona ko ari byiza. Imana yavuga iti turemo umuntu agira ishusho yacu ase natwe, atwara amafi yo mu nyanja n'inyoni n'isiga byo mu kirere n'amatungo n'isi yose n'igikururuka hasi cyose. Imana irema umuntu ngo agire ishusho yayo afite ishusho y'Imana, niko yamuremye, umugabo n'umugore niko yabaremye. Imana ibaha umugisha. Imana irababwira iti mwororoke